Uyu munsi ngiye kwerekana gute wa create cyangwa se wakora QR code wifashishije Microsoft PowerPoint, Excel na Microsoft Word. Ariko uyu munsi turibanda cyane kuri Microsoft PowerPoint. QR code ni code ushobora gukoresha cyangwa se kubikamo amakuru ya link yawe cyangwa se ya channel yawe, umuntu akazajya ayikoresha ahita agera kuri website yawe areba ibyo ari bimujyanye ashaka amakuru yarakeneye. QR code dere ni yingiyi kubatayizi ibifite iyi shusho ya black white yakushaka kuyiha ishusho ushaka bitewe n'uburyo ukunda. Reka turebere hamwe uburyo ishobora gukorwa muri Microsoft PowerPoint. Uraza hano kuri PowerPoint, ufungure PowerPoint yawe, uze hano reka dukuremo ibingi kuko ntabwo tubikeneye, ariko wenda reka tuvuge nda warufitemo ibintu tuvuge uri gupresenta, urashaka ko abantu baza guhita bajya kuri link yawe utiriwe batayipinga, cyangwa se bajya kuri website yawe utiriwe ubaha link ngo baze gutayipinga, rimwe na rimwe biza kugorana cyangwa se umuntu akibagirwa naho yayanditse. Ahubwo uhita ukoresha QR code igahita ibageza automatically kuri channel yawe. Uyikrea gute? Uraza hano kuri insert, uzi hano kuri my address, tondo birebe kambikore gake gake. Address reka tuzano kuri CR store, twandikemo QR code hano muri search. QR dukore search, then QR for office ukore address, continue, then utegereze ibe generated. Ubu yaje. Ushobora guhindura ibara ukayiha ibara ushaka, ushobora kuyiha background ushaka bitewe nuko ubyifuza n'ibara ukunda. Size kuyigira uko ubishaka, size kuya size umva wifuza. Ukaza hano kuri address, then ugahita wemeza ya QR yawe, then uragenda ukajya gushaka ahantu washyize ya link yawe. Ngiye link yanjye narayishyize hano, wenda kugira ngo mbireke ko ari link yanjye, reka nyikopie, nimara kuyikopia nyipestinge muri Google link, then nkora enter, urebe rate kugeza kuri link kuri website kuri channel yanjye. Kategerezaho gato turebe. Aha, ngira ngo urayibona. Iyi ngiyi ni kuvuga ngo uhita ugera kuri channel yanjye automatically. Waba ushaka gusubscribinga, waba utarasubscribinze ugahita ubikora hano, cyangwa se bitewe na video ushaka kureba ugahita ujya kuri video ushaka ukareba video ushaka. Reka dusubire inyuma no kuri waka yacu. Noneho ahangaha enter the URL text you will like to end codes. Noneho twebwe dushaka turashaka genda shaka gushyiramo link yanjye kugira ngo ariyo iba codes ya QR codes, ku buryo umuntu aramutse ayikoresheje atagera kuri website yanjye cyangwa se kuri channel yanjye. Urayikopia, noneho tuzo tuyipestingemo hano. Tumara gupestinga urabona ko hano hari websites, mail to, telephone, SMS, geo, custom. Twebwe turaguma kuri website, then urabona ko
twagize gute tumaze gushyiramo ya link yacu. Niturangiza dukora insert. Wana ko iya code yacu yisize. Umungu ufashe telefone ukajya kuri kamera yawe ugatungaho barakubwira ati open with YouTube. Ugatukirikaho, iyo umaze gukirikaho uhita ugera kuri ya channel ya wa muntu washakaga. Niba ukunze iyi video kora subscribe niba ari ubwa mbere ugiye kuyikora, cyangwa se niba warayikoze ukore like, share kugira ngo bigere kuri benshi, na comment utubwire uko ubibona. Murakoze cyane.